Muribuka duhaha utu tuntu kuri AliExpress, nagira ngo mbahe update y'ukuntu byagenze. Nari nahashye microphone na stand hamwe n'aka kandi, ariko akaje ni akangaka niko kaje, ibindi byose nagiye kubishaka ndabibura. Nagiye aho ikorera ndabibura, mbona aka konyine, barambwira nzajye kureba ku iposita, naho njyaho barambwira ati ntabwo byari byaza, ariko iyo ubitarakinze bakwereka ko biri mu Rwanda nyine. So ndacyategereje ngo turebe. Impamvu nkoze iyi video ni ukugira ngo nkwereke iyo ibyo bintu bikubayeho ese ubigenza gute, ni iki ukora. Aka kobo rwose karaje, ni keza, gafite n'aka telekomande kayifasha iyo ubishaka niko ukoresha ufata amashusho, kakagenda gaha direction telefone yawe. Numva ndacyafite byinshi byo kukigaho nkamenya uko gakoreshwa, ariko ntabwo ari karekare nk'uko expectingaga. Nari nzi ko bazama akarekare wenda kareshya na metero imwe gutyo, ariko siko byagenze. Ariko ntacyo, karahendutse ugereranyije nuko mu Rwanda tugura. So rero tugende turebe ukuntu bigenda. Uragenda kuri my orders ukareba orders zawe, then ugatrackinga. Dutracking, urabona ko hano bari kwereka ko biri at local airport, biri Majerwa hano mu Rwanda. N'ibindi nabyo ni gutyo, naho barakwereka ko biri at local airport, ariko ntabwo wamenya ngo ni hehe biri. Kandi urabona ko bimaze igihe, ugereranyije n'igihe twabiguriye, bimaze igihe kinini cyane mu nzira. Ushaka kugaruza ifaranga ryawe ukanda aho hari returns na refunds, ubundi ukahakanda ukajya hano kuri delivery status, wenda ukandikaho ko package utayakiriye. Hano ho ntabwo bayagusubiza kuko biracyari muri transit, nyine biragaragara ko bikiri mu gihugu. Ariko ubona iminsi baba baguhaye yo kuba order yakugezeho, uhakanda vuba vuba, kuko iyo utinze ifaranga ryawe uraribura. Ariko iyo ubikoze muri iyo minsi, amafaranga yawe akiri kuri AliExpress bahita bayagusubiza, baba batari bayaha umucuruzi. Uri kumva ko ariyo mpamvu ari byiza kuba wagurira kuri app, kuko hari nk'ukuntu umuntu akohereza kuri WhatsApp akaba ariho guhera invoice ukishyura, aho ngaho ntabwo uba ufite ukuntu wabikurikirana. Ariko iyo uguriye kuri AliExpress ku ma app ho uba ufite ukuntu ushobora kugenda ukagaruza amafaranga yawe bitari byaba bibi nyine. Ariko ndabyizeye ko bizangeraho vuba aha. Ino video ni impamvu ikubuza kuba wakwigurira online, kuko ibintu biba bihendutse iriya pe. So bye, reka duhure ubutaha mu yindi video mbereka niba bizaba byageze cyangwa mbereka ibindi nahashye.